ikizaba kubwira si ikindi yego nuko iyo habaye akabazo gato mu bijyanye n'ubu buzima uhita ubabona bahinduka ku kanya kuko icyari kibazanye ntibaba kibonye iyo ahuye n'akageragezo gato yego gerageza umuvuge yego iyo umuvuze gato biba birangiye no kuvuga ngo uwo muntu ikimukubwira si ikindi nuko iyo ahuye n'akabazo gatoya arahinduka uwo muntu wamaze kwizera Uwiteka icyo gihe abona amahirwe yuko nibikomeye niyo byaza ntacyo byabasha kumutwara. Haleluya. Nukuvuga ngo rero umuntu uri muri Kristo Yesu abera abandi umugisha nawe ubwe akaba ari umugisha. Aya mahirwe rero yo kwizera Kristo aduhesha kuba abanyamugisha. Yes, tubaye ikaze kuri kamera za Irakora TV. Nkuko mubona cyangwa mumaje kumenyera dufite abakozi Imana bagenda batandukanye, abaduha ijambo ry'Imana, abaduhamya ndetse n'ibindi. Nkuko mubibona rero twakiriye umukozi w'Imana, twakiriye umubyeyi, reka tumuhe ikaze. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye muri make. Murakoze cyane abakurikiye Irakora TV. Yego. Nje mubona hano nitwa Ngendahimana Alfred. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu ndetse n'abana 4. Yego. Alfred, tugwaye ikaze kuri Irakora TV. Murakoze cyane. Mbere ko tugira byinshi twaganira, reka tugusabe ubanze dusengere. Murakoze cyane. Reka dusenge. Turagushimiye mwami wacu Yesu. Turaguhimbaje kubera ko ugira neza. Tugushimiye imbaraga zawe zitarondoreka. Tugushimiye ko waduhamagaye ukaduhamagarira kugukorera, izina ryawe nirihimbazwe. Wagize neza rero kudushyiriraho uyu murongo Birakora TV kugira ngo twamamaze imbaraga zawe no gukomera kwawe. Muri uyu mwanya rero, muri aya masaha dusenze Imana yo mu ijuru kugira ngo izibane natwe muri iki kiganiro. Imbaraga zisumba byose zize zibane natwe, kandi twamaganye imyuka mibi kugira ngo umwuka w'Imana abari uganza ahantu udufashe kugira ngo message wagambiriye kugeza ku bwoko bwawe arizo zibageraho nkuko wabigambiriye. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mu magambo makeya, Alfred ni muntu ki? Alfred nkuko nabivuze, ndi umupapa, ndi umugabo. Yego. Ndubatse, mfite umudamu, hanyuma ndi umukristo. Yego. Ndi umukristo, narakijijwe, nagize umugisha nanjye wo guhamagarwa n'Imana, hanyuma nkurwa mu byaha nkurikira agakiza. Hanyuma rero nanjye mfatanije n'abandi bari muri uru rugendo rwo kugana mu ijuru. Yego. Mbere ko twaganira ijambo ry'Imana, Alfred yaba nkuko tubwiye ngo wavuye mu byaha n'ibindi nk'ibyo ngibyo, wabarakira agakiza nka ryari? Guhera 1995 niho nabigezemo, niho nakiriye agakiza. Yego. Hari igihe umuntu aba mu rusengero anase avuga ko asenga ariko ubundi atarakira agakiza cyane, ariko 95 niho nakiriye agakiza. Numva ko ntangiye umurongo mwiza wo gukurikira Imana. Imana ishimwe. Yego. Nkuko utubwiye, gerageza kuduhuriza ubukristo bw'umuntu uba mu rusengero utarakira agakiza n'abandi tubwiye baba mu rusengero mu by'ukuri barakijijwe. Yego. Ubundi iyo witegereje, hari igihe umuntu aza mu rusengero afite ibintu akurikiye ariko ataragakiza. Yego. Icyo gihe rero iyo afite ibyaje kureba aba muri ubwo buryo, ari ibyo ngibyo bimugenza, adakeneye agakiza mu by'ukuri. Akaba nunduza ariko aje ashaka agakiza. Abo bantu bombi rero baba batandukanye. Wa muntu waje akurikiye agakiza cyangwa ari byo ashaka, iyo atabibonye, yaramutse atabibonye, n'ubundi arigendera. Ariko wa wundi waje ukeneye agakiza, icyo gihe niyo atabona ibyo yarakeneye ku mubiri, ariko akomeza gukurikira Imana. Muri make bivuze ko hari abakristo baba mu rusengero mu by'ukuri badahamagaye n'Imana, hari ibindi bintu bakurikiye. Urakoze cyane. Niko kuri rwose. Hari abantu baza mu rusengero tukabona ari benshi, ukabona ari abantu benshi, ariko bose burya atari Imana ibagenza, atari agakiza kabagenza, ahubwo ari ibintu runaka. Yabona reka ntange nk'urugero rworoshye, yabona Alfred, ninjye wivuga, wabona Alfred Imana ari cyo yakoze ku buzima bwo, kavuga ati buriya nanjye ndamutse ngiyeyo
nanjye hari icyo Imana yakora. Yego. Ukaza muri ubwo buryo ariko utazanywe mu by'ukuri no gukizwa. Ni muri ubwo buryo rero abantu benshi bajya bazamo ugasanga bari mu rusengero ariko mu by'ukuri atari agakiza kabagenzi. Yego. Nanjye rero naje ntyo ariko igihe kiragera nawe waje hari ibindi ukurikiye bitari agakiza. numva ko mbega ari ugutamporiza. Yego. Ariko igihe kiragera nakira agakiza nk'uko nabibabwiye 9/5. Yego, kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, gerageza udutandukanyirize, tuzababwirwa n'icyo abo bantu baje bafite ibindi bintu bakurikiye mu rusengero n'abo bantu baje bakijwe by'ukuri. Urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza cyane. Buriya ikizaba kubwira si ikindi, Yego. nuko iyo habaye akabazo gato mu bijyanye n'ubu buzima uhita ubabona bahinduka ku kanya, kuko icyari kibazanye ntibaba kibonye. Iyo ahuye n'akageragezo gato Yego. gato, Yego. gerageza umuvuge. Yego. Iyo umuvuze gato biba birangiye. No kuvuga ngo uwo muntu ikimukubwira si ikindi, nuko iyo ahuye n'akabazo gatoya arahinduka. Yego. Agatangira kuvuga Imana nabi, agatangira kuvuga abakozi b'Imana nabi, kubera ko kantu gatoya ahuye nacyo. Nta kiri kibatandukanya n'icyo ngicyo, ariko wa muntu we waje akurikiye agakiza, ibyo ahuye nabyo abasha kubyihanganira. Imana ishimwe. Nyemerera tuzagira umwanya wo kuganira. Nyemerera tuguhe umwanya uvuga Imana, kandi ndabihamya ko ugiye kwivuga neza, biragaragara. Umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Murakoze cyane bakunzi ba Irakora TV. Mukurikiye, mujya mukunda gukurikirana kuri uyu murongo. Hanyuma nanjye nje nk'uko n'abandi bose bagiye bazanye ubutumwa bwiza bwa mu ijambo ry'Imana, bya mu buhamya. Hanyuma ngiye ntago nje nzanye ubuhamya, ahubwo kuri uyu munsi nje ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Hanyuma muri uyu munsi ijambo ry'Imana rinzanya aha kuri uyu murongo ni ukubwira abantu amahirwe azanwa no kwizera. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo twifashishije ijambo ry'Imana tuganire ku kintu cyitwa amahirwe azanwa no kwizera. Kwizera Kristo. Iyo umuntu yamaze kwizera, hari amahirwe menshi abantu bajya bagira ariko azanwe n'ibindi bintu. Ariko ndashaka kubwira abakurikiye Irakora TV ko ayo mahirwe azanwa n'ibindi bintu hari igihe kigera hakarangira. Reka ntange nk'urugero. Ushobora kugira amahirwe y'akazi, ukagira amahirwe ukabona akazi, ako kazi kakaguhesha imibereho, ariko igihe cyaza kugera akazi kakarangira, ya mahirwe akaba arashize. Ariko ndashaka kubabwira amahirwe azanwa no kwizera Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero twifashishije ijambo ry'Imana ririmo hano mu buhanuzi bwa Yeremiya. Mu buhanuzi bwa Yeremiya ibice 17 n'umurongo wa 7, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku kintu cyitwa amahirwe azanwa no kwizera Kristo. Ubuhanuzi bwa Yeremiya, bwo no kuvuga igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 17 duhereye ku murongo waho wa 7 ndetse n'uwa 8. Hanyuma nze kuvuga ibintu bitatu bizanwa, ni byinshi bizanwa n'amahirwe yo kwizera Kristo, ariko ndavugaho ibintu bitatu kuri uyu munsi. Hanyuma nitubona undi mwanya tuzakomeza. Reka rero dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ibibabi byacyo bizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Bakunzi ba Irakora TV, uyu munsi numva nshaka ko twaganira kuri iri jambo rivuga amahirwe azanwa no kwizera Kristo. Dusomye ubu buhanuzi, iyo usomye muri ubu buhanuzi ubona Yeremiya yareretse abantu amahirwe meza ashobora kuzanwa nuko umuntu yamaze kwizera Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa
haleluya haleluya, wizera uwiteka, uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Imana ishimwe. Uwo muntu wamaze kwizera uwiteka, icyo gihe abona amahirwe yuko n'ibikomeye niyo byaza ntacyo byabasha kumutwara. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu wamaze kwizera Kristo, umuntu wamaze kwizera aba afite amahirwe yuko nta kintu cyabasha kumuhangara, kuko yaba yamaze kugera mu bwishingizi. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari ibintu bitatu nshaka kuvuga kuri aya mahirwe azana no kwizera Kristo. Ndashaka kuvuga aya mahirwe yo kwizera Kristo atuma umuntu agira uburinzi. Cyo ni kimwe, ni ukuvuga ngo kwizera Kristo biguha uburinzi. Kwizera Kristo bizana burinzi, biguha amahirwe y'uburinzi, ubona amahirwe yo kuba urinzwe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kwizera Kristo, iyo wamaze kwizera kukuzanira gukiranuka. Bishobora gutuma iyo wizeye, bishobora gutuma ushobora gukiranuka. Kenshi usanga abantu benshi barananiye gukiranuka, ndetse bagenda baneshwa kenshi. Impamvu ntabwo ari iyindi, nuko batagize aya mahirwe, batabonye amahirwe yo kwizera. Batangiye ukuntu ntibizera, binjirira mu murongo utari wo, bituma rero gukiranuka kugenda kubananira. Icya gatatu, kwizera Kristo cyangwa amahirwe azanwa no kwizera Kristo, nuko umuntu agira imigisha. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubwira abakunzi ba Irakora TV ko aya mahirwe iyo yarimo uba ufite ubudahangarwa. Imana ishimwe. Amen. Kuri iyi ngingo ya mbere, ijambo ry'Imana iyo urisomye, Pawulo yandikira Abefeso mu bice 6, usomye ku murongo wa 16, ubona ukuntu aya mahirwe, haleluya, aya mahirwe azana uburinzi. Aya mahirwe yo kwizera Kristo azana uburinzi. Iyo usomye iri jambo rikwereka ukuntu yababwiye ngo nuko rero noneho mutware kwizera nk'ingabo ikingira igituza. Haleluya. Mutware kwizera nk'ingabo ikingira igituza. Ni ukuvuga ngo aya mahirwe yo kwizera ababaye ingabo igukingira. Ni ukuvuga ngo iyo ingabo iyigukingiye, ni ukuvuga ngo imyambi yose ije ikuraza ntabwo ishobora kugera kuri wowe, kuko ya ngabo ibihari. Ni ukuvuga ngo rero iyo wamaze kwizera Kristo, uba ufite amahirwe ko nta kintu cyapfa kukugeraho. Kuko iryo jambo rirakomeza rikavuga ngo niko kwizera niko kuzabafasha kunesha ya myambi ya wa mubi ahora barasa. Imana ishimwe cyane. Amen. Urumva ko kwizera, amahirwe azanwa no kwizera, bishobora gutuma uba mu burinzi. Dusoma mu gitabo cya Yeremiya, twasanze ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo bene uwo nguwo. Haleluya. Muri make Kristo niwe byiringiro byacu. Amina. Kristo niwe byiringiro byacu. Ngo bene uwo nguwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Umva ayo mahirwe. Nukuvuga ngo icyo giti kandi kera. Haleluya. Cyo ngo ntago gitinya. Impamvu ubona abantu benshi muri no minsi bafite ubwoba, impamvu ubona abantu benshi muri no minsi barihinda imishyitsi, nuko batagize aya mahirwe yo kwizera Uwiteka, ngo Uwiteka babere ibyiringiro, ngo basobanukirwe. Kuko bo Bibiliya iravuze ngo uwo muntu umeze gutyo ahwanye n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo cyo ntago gitinya umwaka wacanyemo amapfa. Yego. Bishaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga ko uyu muntu wamaze kwizera Kristo, yego, Uwiteka yamaze kubera ibyiringiro. Yego. Ntatinya ibyago, ntatinya intambara. Yego. Nukuvuga ngo igihe cy'amapfa we abaguwe neza. Umva nk'ubu ngubu dufite ikibazo, sanga yuganire n'abakristo benshi, ubona ko abantu bafite ubwoba bw'iki cyorezo cyateye cya corona, ugasanga abantu benshi bafite ubwoba ko bagiye gupfa. Ariko uyu muntu ufite, wamaze gufata ibyiringiro bye akabishyira ku Mana, weho ntago aterwa ubwoba n'ibyo ngibyo. Kuko iki giti ngo iyo ukirebye ngo usanga igihe cyose amababi yacyo atoshye. Niko umuntu wamaze kwizera Kristo ameze, kuko Kristo ari we byiringiro byacu. Imana ishimwe cyane. Ni kuvuga ngo rero aya mahirwe atuzanira uburinzi. Yego. Wumvise ko iki giti impamvu kigize uburinzi
nuko imizi yacyo yashoye mu mugezi, yashoye mu mazi. Yego. Ni ukuvuga ngo rero yo ikura ibigifasha mu gihe cyose, nubwo ahandi amapfa yateye, akura ayo mazi muri uwo mugezi agahora atuma gitoha. Yego. None rero uwo muntu nawe wamaze kwiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro. Yego. Ni ukuvuga ngo nawe nta na rimwe azagira ikibazo, kuko nawe ameze nka cya giti, afite aho yashoye, ari hafi y'umugezi. ari hafi y'umugezi. Yego. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose we hahandi yashoye muri Kristo, ntabwo amapfa amugeraho. Bishaka kuvuga iki? Ndashaka kubwira ko abantu bari bafite ubwoba, abantu bari bafite guhinda imishyitsi, nibaze biringira Uwiteka babera ibyiringiro, icyo gihe ntacyo bazabasha kuba mu gihe cy'akaga cyangwa mu gihe cy'amakuba. Imana ishimwe cyane. Amina. Icya kabiri, Yego. twavuze ngo aya mahirwe ajya azanira abantu gukiranuka. Haleluya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo aya mahirwe azanira abantu gukiranuka, kwizera Kristo. Iyo wamaze kwizera Kristo, Yego, bigushoboza kubasha kugira gute? Gukiranuka, kuko Kristo niwe ushoboza. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni ukuvuga ngo rero iyo wamaze kwizera Kristo, Kristo aragaruka akagushoboza, noneho ukabasha gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Ikintu gikomeye cyane kiri aha ngaha, usanga abantu benshi gukiranuka cyangwa gukizwa byarabananiye, nuko batagize aya mahirwe yo kwizera Kristo cyangwa ngo bayasobanukirwe. Urakoze cyane. Nuko batagize amahirwe yo gusobanukirwa aya mahirwe atuma babasha gukiranuka. Ubundi Petero yigisha, ubwo umwuka wera yaramaze kumanukira abigishwa, Yego, ngo abagabo 3,000 baraje baramwegera, baramubaza bati none se bagabo bene data, twe tugire duti? Icyambere ijambo yababwiye, irababwiye ngo nimwizere. Haleluya. Nimumara kwizera, mwihane, nimurangiza kwihana mubatizwe, mukizwe. Yego. Urumva ko icyambere kugira ngo ubashe kubona gukiranuka, ushobore gukiranuka, cyangwa ya mahirwe yabone, ya mahirwe ubone, ya mahirwe yo gukiranuka, nuko ubanza kwizera. Uwiteka akakubera iki? Ibyiringiro. Uzabasha kugira gute? Uzabasha gushobora gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugera ku ngingo ya gatatu, turimo tuvuga ingingo ya gatatu, twavuze ngo amahirwe, turi muri rya jambo ryitwa amahirwe azana no kwizera. Yego. Turi kuri ya ngingo ivuga ngo kwizera niko gutuma kuduhesha kubona imigisha, kuba mu migisha y'Imana. Iyo usomye kubaho uri umukristo uri mu migisha y'Imana, uri umukristo uri mu migisha y'Imana. Urakoze cyane. No kuvuga ngo iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro ukareba inkuru z'umugabo witwa Aburahamu, Bibiliya ivuga neza ko kwizera Yego, ngo byamuhanirije no gukiranuka, ngo bituma aba umuragwa w'igihugu cy'amasezerano. Urumva ko mu by'ukuri bigaragaza yuko iyo umuntu yizeye Kristo bimuzanira n'imigisha. Biravuze ngo Aburahamu icyamuhaye kuba umuragwa w'amasezerano, w'igihugu cy'amasezerano, icyamuhaye kuba umunyamugisha, icyamuhaye kwitwa umunyamugisha. Kuko Bibiliya iyo isomye mu Itangiriro 12, ho havuga neza uko Aburahamu Imana yamubwiye imuhamagara ngo uva mu gihugu cy'iwanyu, nzakugira umugisha. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nzakugira umugisha. Impamvu azaba umugisha nuko azaba yamaze kugira Uwiteka akamugiraho, akamufata nk'ibyiringiro bye. Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo azaba abaye umugisha. Uwiteka yamubwiye ngo azamugira umugisha. Ntabwo azamumugisha, azamugira. We azaba ari umugisha. Niba cyuwizera Kristo aba ari umugisha ku bantu bose. Yego. Kandi dufashe ingero zifatika, uzarebe umuntu wizera Kristo abera abantu benshi umugisha. Mubo baganira, mubo babana. Nawe munyamakuru uzarebe nk'abantu mubana, iyo batunze Kristo ubona batakubera umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo rero umuntu uri muri Kristo Yesu abera abandi umugisha, nawe ubwe akaba ari umugisha. Aya mahirwe rero yo kwizera Kristo aduhesha kuba abanyamugisha, aduhesha gutunga umugisha w'Imana, kuko twagize aya mahirwe yo kwizera Kristo. Imana ishimwe cyane. Amina. Tugera ku musozo, Yego, ndashaka kubwira abantu
bari bafite imitima ihagaze. Birashoboka ko ari ibintu byinshi iyo uteze amakuru hirya no hino ku isi hose usanga abantu imitima ihagaze cyane, usanga abantu bafite ibibazo, usanga hari abantu bafite indwara z'ibyorezo z'uburyo butari bumwe, ugasanga imitima yabo ihagaze. Ariko ndashaka kubatangariza kuri uyu munsi, kuri uyu murongo w'Irakora TV, mbabwira ngo ubundi iyo uvuze Irakora TV uhita wumva ko Imana ishobora gukora, irakora n'ubundi tuzavuga ukuntu Imana ikora. Urakoze cyane, tuzaza tuvuga gusa ugukora kw'Imana. Uze uvuge ngo nkanjye mfite impamvu zo kuvuga ko Imana ikora, nje kuvuga gukora kw'Imana. Urakoze cyane. Ndashaka kubabwira ngo rero nibareke ubwoba, nibave mu bwoba, ahubwo bizere Kristo kuko bazagira amahirwe y'uburinzi. Amina. Bazaba babonye ubwishingizi muri Kristo Yesu, ntacyo bazaba bakibaye. Yego. Ndashaka kubwira abantu ko muri Kristo Yesu, iyo wagize amahirwe yo kwizera Kristo Yesu, iyo wamaze kubona aya mahirwe, ubwoba buba bwarangiye. Ndashaka kubwira abantu ngo ubwoba ni bushire, ahubwo bizere Kristo kuko Yeremiya yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imana nishimwe cyane. Amina. Tugiye gusenga. Ndumva negera ku musozo. Ndashaka gusengana n'abantu bari bafite ubwoba, kubera impamvu z'uburyo butari bumwe, bari bafite ubwoba kubera intambara z'uburyo butari bumwe. Nshaka kubabwira ngo nibaze bizera Uwiteka. Ndashaka kubasangira ngo bagira aya mahirwe yo kwizera Uwiteka. Uwiteka nawe azababera ibyiringiro kandi azabarengera mu byago no mu makuba. Umwaka wacanyemo amapfa ntabwo uzabatera ubwoba, ntabwo uzatuma barabirana, ntabwo uzatuma bacika intege, ntabwo uzatuma bagira icyo baba, ahubwo boho bazaba bafite amahoro. Naratangaye cyane. Umuririmbyi wa 38 mu ndirimbo zo gushimisha Imana z'agakiza, niwe avuga ngo avuga ibya Nowa. Yego. Noneho arahavuga ngo iyo nkuge ngo ni agakiza twahawe na Yesu, ngo bari mu nkuge barimo bafitemo amahoro, nta kibazo bari bafite. Abari bari mu nkuge, kandi iyo nkuge ni Kristo Yesu. Iyo nkuge ni muri Kristo. Nuvuga ngo abandi ubwo abari bari hanze y'inkuge, abandi ubwo bari bari guhura n'imiraba, abandi ubwo amazi yari arimo abarengera, ngo bari bafite amahoro kubera ko bari mu nkuge. Ndashaka kuvuga ko abantu nibaze binjire, bagirirwa aya mahirwe yo kwinjira mu nkuge, hanyuma bagiremwe amahoro, basobanukirwa amahirwe ari muri iyo nkuge. Amen. Kandi iyo nkuge twabonye ko ari iki? Ari Kristo. Nibaze rero bizere Kristo, nibamara kwizera Kristo bazaba bagize umugisha w'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge, hanyuma ubwo butaha tuzakomeza uko Imana izajya idushoboza kubwira abantu tuvuga kuri iyi topic ivuga gukora kw'Imana. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri umwami mwiza, tugushimiye kuko ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Hirya yawe nta yindi Mana iriho, ni wowe wenyine ukwiriye kwizerwa no kwiringirwa. Iyo tukwizeye niko umuririmbyi yabivuze wa 48 yaravuze ngo nahawe umugisha rwose ubwo namaraga gukizwa ibyaha. Nanjye rero ndakwinginze kugira ngo Kristo Yesu aba bantu bakurikiye uyu murongo, haba mu hano iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba hanze yacyo, muri Afrika, muri Amerika, i Burayi n'ahandi hose, baba bakurikiranye ubu butumwa bwiza bunyuze kuri uyu murongo Irakora TV. Ndasenza Imana kugira ngo ubahe amahirwe yo kukwakira muri uyu mwanya, kugira ngo babashe kubona ubuzima buzira umuze, babashe kubaho mu mahoro kuko bamaze kugutunga muri bo. Turasenza Imana kugira ngo bafashe. Hari abantu bari bafite ubwoba, nubakize ubwoba. Hari abantu bari batewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, ariko nibaze babe muri aya mahirwe yo kugutunga, ubabere ibyiringiro, maze bamere nk'iki giti, maze babashe gushisha iminsi yose. Turagushimiye ko ugiye kubana n'abantu bawe, kandi kubahamagara ukabagirira neza, ukabakomeza, ukabarengera muri byose kubw'izina rya Yesu. Amen. Amen. Turabashimiye cyane mwebwe mwese ndetse n'umukozi Imana maje kutuganiriza ijambo ry'Imana. Turabibutsa gukora subscribe, abatarakora subscribe, share na comment,
ku ijambo ry'Imana tumaze kumva, wumva nawe hari igufashije wadusangiza, wareba hasi muri comment ukagira icyo nawe tubwire, ndetse n'izo nimero muri kubona hasi ku screen yanyu, mwatwandikira, mwaduhamagara kuwifuza kuduha ubuhamya, ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi biri kugufasha. Murakoze cyane. Shalom shalom. Amen.